Muraho neza. Muri ino video ngiye kubereka uburyo bafungura YouTube channel yemerewe guhembwa ukoresheje telefone yawe. Ubyumvishije neza, ngiye kukwereka uburyo wafungura YouTube channel ukoresheje telefone yawe. Murabizi, uramutse ufunguye application ya YouTube ukayifungura bisanzwe, ubonaho amavideo menshi, abantu baba baragiye bashyiraho ibiganiro bitandukanye, amavideo ya comedy cyangwa filime z'inyarwanda n'ibindi bintu. Amakuru yose ushaka kubona ushobora kujya kuri YouTube ukayabona. Hariho ubwoko bw'amavideo menshi, gusa igitangaje nuko ayo mavideo aba yarashyizweho n'abantu, kandi abo bantu bakaba babikuramo amafaranga. Nawe ibyo bintu wabikora, niyo mpamvu ngiye kukwereka uburyo bworoshye ndetse bwihuse wabikoramo ugafungura YouTube channel yawe. Nk'urugero, turamutse tugiye kuri YouTube tugasacinga nk'umuntu witwa Bamenya, ni umuntu musanzwe muzi, ni umuntu ukina filime, ni umuntu usanzwe ukina filime kandi abona amafaranga menshi abikuye kuri YouTube. Abantu benshi bashobora gutekereza uti business ya YouTube isaba igishoro cyinshi, gusa muri ino video uyirebe witonze, ngiye kugusobanurira buri kimwe cyose ndetse nkwereke n'uburyo wafungura YouTube channel yawe. Nk'urugero, usacinze nk'umuntu witwa ngo Kora online, nawe ni ashyira amavideo menshi, ndetse hari n'andi macano menshi. Ushobora kujya kuri YouTube ukajyaho ukabona amavideo atandukanye. Ikintu cya mbere bisaba kujya kuri YouTube cyangwa se gutangira YouTube business ni ukuba ufite icyo bita niche. Ni content, ni ubwoko bw'amavideo uzajya ushyiraho. Ni ukuvuga ngo ugomba gushyiraho video zikemura ibibazo by'abantu, ndetse ugakora research ukareba video zibura kuri YouTube akaba arizo ushyiraho. Ikintu cya mbere ukora rero ni ukubanza ukareba cyangwa se ugatekereza kuri video ushaka kujya ushyiraho, ndetse video zikenewe cyane, ugatangira nawe gukora ino business ya YouTube. Ndabibasobanurira uko ngenda mfungura cyangwa se mbere ku buryo bafungura channel, ndagenda basobanuriraho ibintu byinshi bitandukanye. Reka dutangire. Uramutse none uzamutse ukagira hano, uhita ubona ahantu handitse ngo add account. Mbanje ni ugufungura email. Ku bantu batazi gufungura email cyangwa se gutangira YouTube nta kintu na kimwe ufite, ni ukubanza ugafungura account. Ikintu ukora, numara gukora hariya uraza uhita ukora hano handitse ngo create account, ujye kuri my personal use. For my personal use ni email tugiye gufungura. Uramutse ufite email wayandikamo ahangaha, nta kindi kintu bigusaba, cyangwa ukaba unayifite muri telefone yawe, nawe turaza tukugereho. Gusa mbanje gufungura email ku bantu badafite email. Numara kugera hariya baragusaba gushyiramo izina rya mbere hano, no hasi turashyiramo irya kabiri. Nk'urugero, reka nshyiremo Bizimana, wenda reka nshyiremo Bizimana Claude. Gusa ahangaha niba urimo kureba ino video nta email ufite, wowe uraza kwandikamo amazina yawe ahangaha. Runo ni urugero mbahaye, ndetse ibi numara kubikora urahita ukora hano hasi handitse ngo next. Ni ukuvuga ngo gufungura YouTube channel bisaba kuba ufite na email. Niyo mpamvu mbanje nkabereka uburyo bafungura email. Email ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko email ni iya Google, kandi na YouTube ni iya Google. Rero ni ngombwa gufungura email kuko niyo ikonectana na YouTube. Ahangaha barata gusaba gushyiramo itariki y'amavuko. Ahangaha ngiye gushyiramo umwaka, reka nshyiremo ukwezi kwa mbere January. Bagusaba gushyiramo amatariki wavutseho. Gusa ano matariki yo nuyagira ubwo wenda ngo ugiye gusacinga mu byangombwa byawe, uramutse utibuka n'umunsi ushobora gushyiraho umunsi wose ubonye, nta kibazo. Ntago bikenerwa cyane. Icy'ingenzi ni ugushyiraho umwaka ndetse n'ukwezi uramutse ukwibuka. Reka dushyiraho umwaka, reka nshyireho 2000. Nawe uraza gushyiramo amatariki yawe y'amavuko, ushyiremo na gender hano hasi, washyiremo niba uri umugabo cyangwa se uri umugore, cyangwa uri igitsina gabo cyangwa uri igitsina gore. Ahangaha nibyo tugiye gushyiramo. Urakora kuri kano kantu kamanuye, uhitemo female or male. Female ni igitsina gore, male ni igitsina gabo. Ni ibingibi urashyiramo kimwe muri ibyo, uhita ukora hano hasi handitse ngo next. Murabona ko ndimo kubibereka nihuta, ni ibintu by'ingenzi
ni ibintu ugomba kumenya kuko email ni ikintu cya mbere cy'ingenzi ku bijyanye na YouTube kandi ikintu gisobanuye byose, kubera ko email n'ubundi ni nkaho aba ariyo YouTube, kubera ko YouTube ubwayo iba ifashe kuri email. Ahangaha rero tugeze urahita ushyiramo email yawe. Ahangaha ushobora gushyiramo amazina yawe, ushobora gushyiramo amazina yawe nyine ni email. Email ku bantu batayizi ni amagambo aba afite na password. Ahangaha rero ushobora gushyiramo wenda amazina yawe, ugashyiraho n'indi mibare mikeya usanze ayo magambo yarakoreshejwe kugira ngo bibe email yawe. So ushobora gushyiramo wenda amazina yawe nyine bisanzwe, cyangwa se ugashyiramo wenda n'izina, ugashyiramo izina rya YouTube channel yawe, ukayishyiramo nabwo wenda ukongeyeho n'indi mibare usanzwe iryo zina ryarafashwe, nabyo nta kibazo. Ngiye gukoresha amazina nashyizemo n'ubundi bisanzwe, nshyiramo Bizimana, nshyiraho n'igihumbi. Nawe ushobora kuza gushyiraho amazina yawe bisanzwe, uhita ukora next mu gihe ubirangije. Reka dukore next. Ni ukuvuga ngo nibazajya gusaba email uzayishyiramo ino mail, wongeyeho ijambo ngo gmail.com. Rino jambo ubona hano uzajya uryongeraho kuko niyo mail yawe, nta n'amagambo wongeraho ijambo ngo arbaz@gmail.com. uhita ukora next. Numara gukora next rero ngo barahita bagusaba iki? Ni ukuvuga ngo iyo dufite email tuba dukeneye na password y'iyo mail. Ni ukuvuga ngo niba uzi wenda nka Facebook, urabizi Facebook ushyiramo nimero za telefone ugashyiramo na password, cyangwa se ugashyiramo email ugashyiramo na password. Ni ukuvuga ngo rero ino mail nayo igomba kuba ifite password, ku buryo ubonye n'indi telefone ushobora gushyiramo ariya magambo ugahita ushyiramo na password bigakunda. Ahangaha rero bagusaba gushyiramo password byibuze ya characters 8. Ni password igomba kuba ikomeye. Ahangaha ushobora gushyiramo amazina yawe nta kibazo, nk'urugero nshobora gushyiramo Bizimana nkongeyeho n'indi mibare, cyangwa se ugashyiramo wenda niba witwa wenda irindi zina waba witwa iryo ari ryo ryose ushobora kurishyiraho, ukongeyeho n'indi mibare wenda utekereza ko ari ingenzi kugira ngo abantu batazayihakinga byoroshye, cyangwa se ugashyiramo wenda nk'ikintu ukunda, izina ry'ikintu ukunda nacyo ushobora kugishyiramo bikaba password yawe. So password urabyumva rero ya email ni ikintu gikomeye kugira ngo niyo YouTube uza gukora atazagira umuntu ubasha kuba yayikwiba. Murabona ko ngiye nshyizemo password ndayihishe, reka nkore next. Ni ukuvuga ngo password nyine igomba kuba ari ikintu cy'ingenzi, ntabwo ugomba kuyereka umuntu uwo ari we wese. Reka nkore next hano dukurikizeho ibindi. Ndimo kugenda nkwereka uburyo wafungura YouTube channel. Nta bundi buryo buhari burenze ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo uramutse umenye buno buryo ugakurikiza step by step ibyo ndi kukwereka, wamenye gukora YouTube channel nziza kandi wayikoze mu buryo bwiza bukenewe. Reka twihute. Ahangaha rero basi batubwira ati ngo add phone number to account. Ahangaha ushobora gushyiraho nimero za telefone yawe kugira ngo account yawe uramutse bagiye password bahita bakohereza code kuri iyo nimero. Gusa ibi ngibi utabishaka ushobora gukora ahangaha handitse ngo skip ukikomereza n'ubihuze, gusa nagushishikariza kubihuza kubera ko ni ikintu cy'ingenzi, kandi n'ubundi igihe cyose n'ubundi uzabihuza nubwo utabihuriza hano, kubera ko iyo bagiye kuguhemba YouTube ihita igusaba nimero za telefone n'ibyangombwa nk'indangamuntu byose barabigusaba. Ahangaha bahita baduha review kuri account yacu, batubwira email twashyizemo n'amazina, tugakora next tukamanura. Ahangaha ushaka wagenda ubisoma, uramutse uzi Icyongereza ushobora kugenda ubisoma ukareba ibyo ari byo, gusa njyewe ntabwo mbisoma ndahita nkora agree. Gusa n'ubundi ni amabwiriza baba barimo kukubwira, amabwiriza ya YouTube ugomba kugenda ukurikiza. Ano mabwiriza ntabwo ari amabwiriza agoye, ushobora no kuyasoma ikindi gihe usacinze kuri Google. Nidukora agree ni ukuvuga uti email creating. Email twamaze kuyifungura, ni ukuvuga ngo ino step niyo gufungura email. Kino kintu ni icy'ingenzi cyane, nubwo utafungura YouTube byuzuye ko ufite email birakomeye, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Urahita uza rero ahangaha uhita ukora kuri email yawe, right ibona hejuru, ujye muri account. Ahangaha barakwereka account nyinshi ufite, cyangwa se account nimwe iyo ufite umaze gufungura uhita ukora ahangaha. Murabona ko account yanjye igaragaye.
ya ni ukurikira step by step, ndimo kwihuta kugira ngo video ibe ntoya, niyo mpamvu ndimo kwihuta akenshi. Gusa ahangaha urahita ushyira iriya account ukoze muri YouTube igaragare, imere nk'aho wakozeho login kuri iyo account. Murabona ko yagiye hejuru Bizimana Claude niyo maze gufungura nonaha. Ya numara kubikora rero urahita uzananse ngo your channel. Ni ukuvuga ngo twebwe nonaha ntabwo dufite channel, gusa dufite email ibitandukanye na YouTube channel. Ahangaha tugiye gufungura noneho YouTube channel ya nyayo. Murabona ko ahangaha tugiye gushyiramo ifoto. Uramutse ukoze ahangaha kuri kano karogo k'ifoto, urahita uhitamo ifoto. Reka mitemo ifoto yanjye. Ni ukuvuga ngo ino foto igomba kuba ari ifoto ijya kuri channel yawe. Mujye mubona ifoto kuri YouTube, ukareba channel y'umuntu ukabona hariyo ifoto iri kuri profile. Ino foto rero niyo njyewe misemo. Ni ngombwa rero kubanza gupanga ifoto mbere yuko ufungura channel. Ahangaha none tugiye gushyiramo amazina. Ahangaha ushobora gushyiramo amazina ya channel yawe, ikaba ari brand. Ni ukuvuga ngo ugomba guhitamo izina ryiza utekereza ko utazibagirwa cyangwa se utazahindura vuba, kugira ngo iryo zina ari ryo bazajya basacinga kugira ngo bakubone. Iri zina rero ugomba naryo kuritekerezaho ukaripanga, izina ushaka kujya witwa kuri YouTube. Ya nk'urugero nk'ino channel urimo kureberaho ino video yitwa Kora Online. Ya shyiraho video zijyanye na business ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bijyanye n'ubumenyi. Ya nawe rero ugomba guhitamo izina utekereza ko utazahindura vuba kandi izina ritafashwe n'abantu benshi. Ya nitumara kubikora dukora hano hanze ngo create channel. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze gukora hano YouTube channel tuba twayifunguye. Igice cya mbere gikomeye cyangwa se cy'ingenzi tuba twakirenze cyo gufungura YouTube channel. Aka kanya YouTube channel ntago iba igiye live, gusa tuba twamaze kuyifungura. Ni ukuvuga ngo iyo ufunguye channel nk'ubu turayifunguye, dushobora gushyiraho ifoto. Ifoto uramutse ubonye itagiyeho ushobora kongera ugakora hariya ugashyiraho ifoto. Ya ntabwo yari yagiyeho neza, ikanongera nshyiraho ifoto iri kuri profile kugira ngo ijyeho neza. Ya murabona ko noneho igiyeho. Ndamutse nkoze refresh ngasubira inyuma nkongera ngagaruka, nahita mbona ko ifoto yamaze kugera kuri YouTube. Ya ni ukuvuga ngo rero YouTube channel ni nkaho twayifunguye. Ahangaha baramutse ukoze hariya batushyiraho amavideo, ukoze kuri kano kantu ka plus niho bashyiraho video. Urabona ko twe nta video nimwe dufiteho nyine, nibwo tukimara kuyifungura. Ya ngiye kwereka ikindi kintu ugomba gukora rero. Nk'urugero uramutse urebye kuri ino channel ya Nigute Nafungura, kano karogo kari hejuru ino bayita banner, ni YouTube banner. Ino iri hejuru y'ifoto iri kuri profile hano hanze ngo Sebo TV. Twebwe tugiye kuri channel yacu, wenda reka ngore hano. Urabona ko twebwe ntakariho. Kugashyiraho rero azukure ahangaha kuri kano kantu kameze nk'ikaramu, uhita ukora kuri kino gice n'ubundi cyo hejuru, uhitemo kino gice cyo hejuru nicyo uhitamo uhitemo ifoto mu mafoto ufite kuri telefone ube wayishyiraho. Ino foto rero bisa akenshi kubanza ukayiditinga kubera ko bisaba hari resolution, bisaba kugira ngo ifitinge kariya gace ko hejuru. Ni ukuvuga uti ni ugukora ifoto ingana kuriya. Hari application n'ama website ushobora kuyikoreraho kugira ngo ukore agafoto neza kangana kuriya, kitabaye ifoto cyakuriye ahantu hose. So ushobora no gushyiraho description ni amagambo ashobora kujya kuri channel yawe abwira abantu ibijyanye n'iyo channel yawe ikintu igamije, cyangwa se unabasuhuza n'ibindi bintu ushobora kwandika muri description ushobora kubyandikaho. Description uzabona hasi urebye nka channel y'umuntu ukajya kuri profile, ushobora kubona hepfo y'agafoto, hepfo y'ifoto ye hari amagambo yanditseho. Ayo magambo rero ni aya ngaya turi kwandika. Ano magambo bayita description, ushobora kuyashyiraho. Ibi ngibi uzagenda ubimenya gake gake ko uzagenda umaraho umwanya munini kuri YouTube. Gusa byibuze ikintu cya mbere ugomba kumenya no gufungura YouTube channel no gushyiraho amafoto, no gushyiraho ifoto iri kuri profile, no gushyira ifoto iri kuri banner, ndetse no uploadingaho cyangwa se gushyiraho video. Then ugatangira gukorera amafaranga kuri YouTube. Ya ibi ngibi byo gukora amafaranga abantu benshi bijya bibaca intege,
kubera ko ntabwo ari amafaranga uhita ubona umunsi umwe, ni amafaranga bisaba igihe kinini. Hari requirement cyangwa se ibintu bisabwa byibuze kugira ngo uhembwe, bisaba aba subscribers 1000 ndetse na watch time 4000. Watch time ushobora kuba utazi ngo ni ibiki, gusa nzagenda mbibasobanurira gake gake. Urabona ko ahangaha nari ngiye gushyiraho video, dukoze kuri kariya kantu ka plus ko guteranya, tugiye gushyiraho video. Urabona ko mfite amavideo menshi, nari ngiye gushyiraho video gusa ntabwo nahita nshyiraho video aka kanya kubera ko nzabereka nako ndahita nsiga video aka kanya muhite muyibona ino nirangira ibereka uburyo ushyira video kuri YouTube, kubera ko nacyo ni igice cy'ingenzi cyane. Ntabwo wafungura channel byonyine ngo ube umaze gukora bibe birangiye nta gushyiraho video. Iyi video nziza ahangaha iraza kukwereka uburyo washyira amavideo yawe kuri YouTube, uburyo bwiza wabikoramo. Ufite ikindi kibazo ushobora kwandika comment.